Leta ya Kongo ni leta ikomeje kugenda igaragaza byinshi cyane gushakira amahoro abaturage bayo, aho ubu utunama tw'imiryango y'abibumbye dukomeje guterana umunsi ku munsi. Muri aka kanya twongeye kugaruka kandi tubahereza ikaze inshuti bavandimwe ba Africa Info News, makuru menshi cyane tugomba kujya twibaniramo turebera hamwe ibikomeza gutangazwa. Bahaye ikaze mukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Birasa nkaho izi ari breaking news tugiye kwinjiramo, aho tugiye kuganira ku byavuye mu nama y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ndetse tukinjira muri page z'ibikomeza gutangazwa byavuye mu masezerano ndetse n'ibyagiye bitangazwa n'inama yabereye i Geneve mu Suisse, ubwo Judith Suminwa yagendaga ashinja u Rwanda gukora ibikorwa bihohotera igihugu cye. Byose tugiye kubirambura neza gatanu kuri gatanu, mbaha ikaze irambuye cyane kuri iyi mirongo migari n'izi page zikomeye ku makuru avugwa ku mutekano, politiki, diplomasi, ubukungu ndetse n'imibereho. Igihugu cya Tanzania cyakiriye abayobozi ba SADC ndetse n'abayobozi b'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ni inama yahuriyemo ba perezida bombi, ariko iza kugaragaramo udushya ubwo Faki Muhama yasohorwaga muri iyi nama igitaraganya, ndetse kugeza n'uyu munsi ntihari hamenyekana uwaba warakoze ibi. Twinjire neza kuri izi page zikomeye ku makuru akomeza kuvugwa ku mutekano, politiki, diplomasi, ubukungu n'imibereho. Kuri uyu wa mbere tariki 24 Gashyantare nibwo abayobozi bakuru b'umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba EAC bongeye gusaba ko habaho guhagarika imirwano impande zose zikimbiranye mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, nk'uko byemejwe mu byumweru bike cyane bishize mu nama y'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba SADC ndetse na SADC babihamagariye nyuma y'inama ihuriweho n'abayobozi bakuru b'ingabo za SADC na EAC, aho ibi byabereye Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi nama yatumijwe ku mabwiriza y'abakuru b'ibihugu by'akarere ndetse na SADC kugira ngo batange by'umwihariko tekinike zose zishoboka zo koroshya gahunda z'ibiganiro ndetse no kugarura amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, by'umwihariko amahoro ashingiye mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'iyi miryango yombi mu karere rwa Kongo, bahamagarira by'umwihariko abarwanyi b'impande zombi kubahiriza gahunda zashyizweho n'izi nama za EAC, SADC, M23 hamwe n'abandi bose. Barahamagarirwa guhagarika iterambere ryabo cyangwa se gukomeza kwinjira mu bice bitandukanye mu mirwano ikomeje kugenda ibahuza n'ingabo za Congo FARDC. Nubwo abantu benshi basabye guhagarika imirwano irakomeje hagati y'ingabo za Congo FARDC ndetse n'inyeshyamba za M23 uyu munsi zishinzwa gushyigikirwa n'u Rwanda. Mu byumweru byinshi izo nyeshyamba zafashe imijyi nka Bukavu, Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse nk'uko bivugwa na Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Biteganijwe ko ngo iyi nama ya baminisitiri ihuriweho izaba ku ya 28 Gashyantare. Biteganijwe ko ngo izaza nayo igira icyo ivuga. Ese wowe udukurikiye izi nama ubona arizo zizagarura amahoro mu gihugu cya Kongo, cyangwa nawe hari ukundi kuntu ubibona? Ikaze n'amakuru tuba turimo turinjiramo tubabwira uko byifashe, cyane ko ibintu bitoroshye, aho kandi ibi byose byanzuwe n'ubundi ubona bisa nk'ibyanzuwe n'abaperezida b'ibihugu baje guhurira Tanzania ku itariki 8, ariko biza kurangira n'ubundi imirwano ikomeje. Nibyo kuri uyu wa mbere tariki ya 24 kandi nkiri mu by'imyanzuro ndetse y'amanama nk'uko bivugwa, ubwo Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka yafunguriraga inama ye ya 58 mu kanama k'uburenganzira bwa muntu HCR.
iyi yabereye i Geneve mu Busuwisi, yasabye ko ngo ibihano by'u Rwanda bidasubirwaho, u Rwanda rugomba guhanwa bihagije. Leta ya Kinshasa ikomeje gukina umukino wa diplomasi, aho kandi bivugwa ko ngo mu gihe bari butsinde uyu mukino wa diplomasi, biri buze koroha cyane kurwana intambara iri mu gihugu cyabo. Minisitiri w'intebe wa Congo yashimangiye agira ati dukurikije iyicwa rikomeje gukorerwa ku butaka bwacu, turasaba ko ibihano bidasubirwaho byafatwa, ati kandi u Rwanda rugafatirwa ibihano bikarishye, ati kuko rwamaze kuza guteza umutekano muke cyane mu gihugu cyacu, bityo kandi ati miliyoni z'abanyekongo baba muri Goma, Bukavu no mu tundi turere ati tw'igihugu twigaruriwe n'aba barwanyi zikomeje kujya mu kaga. Ati ndabishimangira kandi guverinoma ya Kongo twiyemeje ati gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo dukomeze kubona uko abaturage bacu babona uburenganzira. Hari intumwa twatumye hariya zigomba kudushakira ibisubizo ndetse by'ibirimo birabera hariya. Abaturage ibihumbi 7 mu byumweru bike cyane bamaze kugwa muri iyi mirwano. Ati ibyo byose ni ibirego mwakabaye murebaho u Rwanda mukarubirubaza. Ati kandi ibi ndabivuga kuko ni ibintu ubona ko bibangamiye igihugu cyacu. Uwitwa Judy Suminwa yakomeje kuvuga ko bakotsa igitutu leta y'u Rwanda. Ese leta y'u Rwanda yo ibivugaho iki? U Rwanda iyo rubajijwe ibirego ruregwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rurabihakana rukavuga ko rwose ibyo ntaho bihurira. Intambara ikomeye cyane ikomeje kuvugwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ni intambara ikomeje gushyira mu kaga gakomeye abaturage b'iki gihugu, aho bigaragara ko bakomeza kugenda rero bahura n'urugamba rukarishye. Dore ko kandi ibi byose ni ibyerekana ko ibintu bitoroshye aha mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Abaturage benshi cyane ngo babayeho ubuzima bubi, mu gihe kandi igihugu cyabo gikomeza kuvugwamo byinshi. Ubwicanyi bushinzwa M23 burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Hari amasho menshi cyane akomeza kugenda aca ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo birashinzwa aba barwanyi ba M23 ko ari bo baba bafitemo uruhare. Ese ibi byose bizahosha bite ku butaka bw'igihugu cya Kongo? Ni Kongo ikomeje kuvugwamo imirwano myinshi ndetse n'intambara karundura karahabutaka. Nshuti bavandimwe muryango, nshuti bavandimwe, iki gihugu gikomeje kuvugwamo byinshi cyane bikomeza kugaragaza ko kiri mu kaga. Reka mbashimire cyane kandi reka mbifurize kugubwa neza mwese twabanye tukabana muri izi nkuru. Reka mbibabwire nti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora.